Ikisa. Mubita nushaka kunyica. Ngaho nyica. Yumanganya. Yannick. Karibu. Yannick biteze. Yahuje nagushaka. Yannick. Mbere na mbere ko ahangaha mbonye ko ntahari wasigara ku rugo kandi ukarurinda neza. Ngiye kira kiguri cya Betty cyari kije gukora cyane. Papa, kuva nijoro ejo umunsi wose twabuze Nyambo. Ngo kandi nta wundi muntu nshobora gukeka bwa mbere na mbere utari mama na mama Natasha. Nasi mwatanze amatangazo kuri polisi. Kibuze mwahimenyesheje. Twari tuzi ko Nyambo wenda ari umuntu wamutwaye waho hafi kuko ejo twagomba kujya kumuvuza amaso. Ariko dukeka ko shobora kuba yagize ubwoba akaba ari nk'umuntu wenda waho hafi muri quartier yagiyeho, turatigeza kugeza nijoro Nyambo turamubura. N'ubu ngubu mu gitondo Nyambo nagaraboneka. Bite sha? Sawa. Kari umuntu ndi gushaka sinakubaza. Muntu ki? Mukobwa guca wambaye akantu kagasa nk'agamabati guca agangaka. None umbonyemo umukobwa se? Oya ndi kukubaza ngo ndangire. Mukobwa guca wari ufite akantu. Mukobwa usa n'amabati. Ufite ubumuga bwo kutabona ku. Ufite ubumuga? Nk'abantu waramundindije se nkaba ntabizi. Oya. Je nyine ngusabye kundangira niba waba wamubonye. Ntawe nabonye. Ntawe nabonye rwose. Wamubonye sha. Reka. Ubuze tuvuga ko igihe cyose wagendeye ku muhanda ko ni wowe. Ntawe nzi nta mukobwa na. Nuko suka wambare icyako marinete. Wese kuyambaye. Kintura. Kintu nawe. Uzigira ibigisuka bine utamenya ngo wowe kufite neza ko wamuvuze. Wamuvuze neza. None se ibyo bihuriye n'ibyo mama we yambwiye ko injoro wamurize. Jaro Umujinya? Yannick, ndeba mu maso. Umujinya ni ikintu gifatika? Nimba atari ikintu gifatika, ari ikintu wowe ubwawe wikereyamo, ni gute unanirwa kugikontorora? Ese wagize ngo kuba umugabo ni iki? Kuba umugabo ni ukujya mu kibazo ukabasha kukivamo nta bintu na bimwe wangije. Ntabwo kuba umugabo ari ugutunga amamiliyoni, gutunga iki cyangwa kugenda uvuga n'abantu bose. Kumva ko muri make warengereye. Sibyo? None ubwo iyo muniga bikakubitana n'izabukuru ukabona umuntu umukura hese byari kugenda bite? Ntabwo rero ujye mageragere ubwo umujinya kandi uri kuko Nyambo wanjye nari kumubona. Harandi bantu ziba mwanga. Please. Ngiye byo ndi kukubwira nka papa wawe. Hari urwego ugeraho ibintu bimwe na bimwe ukabireka. Uri kubyumva? Kandi wibuke umujinya wawe. Wibuke ukiri umwana ukuntu byagendaga. Rero nimba ushaka kongera gusubira muri yo eta, aho byakubira ibibazo birebire cyane. Uri kumva? Ugeze muri rwa rwego akarere kaguhamagara gati nk'abashoramari twakora iki twagira gute. Numwibaze bumvishe ngo wanize mama wawe. Byaba ari biki? Yego namuhinduye umusazi. Mwereka ko ari uri mu mafuti, ariko muri make ni wowe uri mu mafuti. Gerageza ukontorora umujinya wawe. Je vais bien Nyambo nyine ntamubuze. Ariko se no kuza kuniga abantu no kubirukankana mu gipangu, nibyo biro tumenya mbagaruka.
tuvuge ko aribo wenda bamushimuse, ahubwo none uri kubongerera amayeri yo kugira ngo abure burundu. Funguka mu mutwe. Urikumva? Sinzi ko ndubashe gutuza Nyambo ataraboneka. No, tuza. Kuko na mbere yuko Nyambo aza mu buzima bwawe wari utuje. Ubu ntacyo ndicyo Nyambo atari mu buzima bwanjye, ibyo ubimenye. Uricyo. Uri Yannick, umuhungu wanjye. Urikumva? Umuhungu ufite amafaranga, ufite kampani ikomeye cyane muri kano karere. Amafaranga amaze iki nafite umukunzi wanjye? Amafaranga amaze iki nafite ibitekerezo byanjye papa? None se nimba utabasha gukontorora ibyo bitekerezo byawe mukanya bakakumanura imageragere, ibyo birabimaze iki? Birabimaze iki? Simbi kwibwiriye. Umuntu wari wese wagize uruhare mu gukora kuri Nyambo ndamwica. Nyine nje twari turi kumwe ejo ndamubwira ni buhagaze ahangaha ngiye kureba amafaranga mu rugo kubera ari koti ryanje nayo ngiye kudutesha. Ndamubwira buhagaze unegereze ndaje. Ngarutse ndamubura. Ukaba mbonye nk'umurinzi wese. Kusha mwaje muragira imitima myiza ko ntaco byabatwara mu. Ngo twayikira. Ntuzi umuntu niba kubajije ngo wabonye umuntu ni ngombwa ngo horonde ko ibyo bigambo byo. Ntabwo nakubwiye ko ntawe nabonye. Ikintu nawe. Waciyebewe kukubaza umuntu hari ibyawe bariye. None ndo wangwakanye ko ntawe nabonye. Uri kumunsa kam. Ntibibabaga barabyezitaye bate. Uko bakwestaye. Kimeze nk'urutonde rw'amabuye. Urutonde nawe. Uruntu rurahereye n'ibiri neti nk'urugurube n'ibizuru umuntu arihe ntawe wabonye kugenda utari kure. We ntabwo yagucitse utari basi. Uhore ziba byombi. Zibe hasi. Imbere n'inyuma wowe. Ngaho mva mu maso genda rikomereza. Ico nende kugushakira nakibonye. Bwonko burarangaye nabyo nari ndabikubaza ariko urabinyeretse. Sesame gusa. Sesame nawe sha. Ako sha uracanyumva. Kintura. Ndagwaye amahirwe go kuganira nanje izo minota zose. Kabura nkarura ndujanye mu rugo nkagwereka amafaranga mfite. Nkareba none bira bigambo nibakira komeza kubihonjagura. Ntawe nabanye nta. Karebe bayu ibirori biri ku. Nyambo. Uragira ute? Nguragira gute? Yannick. No! Cara. Yannick ngiye kubwira ikintu. Iryo jambo ryitwa kwica ndagusabye urihanagure mu bwenge bwawe. Nta muntu numwe mu muryango wacu wari wica umuntu. Ndamu wa mbere. Papa kuri Nyambo ndamu wa mbere. Ndetse n'uwo murebye nabi. Ntabwo nzamu uburenganzira bwo guhumeka. Reka nkubwire rero. Sibyo? Ibyo ngibyo uri kwivugishwa, uri kubyivugishwa gutya. Turi kumvikana. Ahanga uri kubyumva neza. Ariko nizere ko uri kubivuga gutyo gusabi. Ariko mu mutwe wawe bihanaguremo. Iki kintu gihanagure. Ibyo nibyo gutekereza. Nimba atari ibyo ngibyo, ngenda kwitangira kuri polisi. N'umuhungu wanjye ndakwitangira kuri polisi. Papa, uzi ikintu cyonyine ninya kuri Nusi Rurema. Nta kintu ushaka kumva cyawe kindi. Cyonyine ninya kuri Nusi Rurema. Ni njyewe. Nditinya nanjye ubwanjye. No kwica ubishyiremo, ugomba kubitinya. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so
instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta. I got facts over tracks, this and that, spitting slow, spitting fast. I can roast, I can gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past and the pettiness. A reflection of the emptiness, hilarious. You think you're worth my time, you're delirious, mysterious, because you are behind a fake exterior, inferior. You know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains that last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Hello? Ninde tuvugana? Kasha nanone bite bya urifuza icyo urambwira iki? Kasha wafashe Nyambo? Okay. Kasha, umva noneho mubwiza ukuri mu buzima bwawe. Niba hari ereri wigeze gukora, niba hari igihe wigeze gukora ubusa, ni iyi nshuro ushimuse Nyambo. Umva banza uzibe gato mubwire. Ukoze ikosa uzicuza mu buzima bwawe bwose. Wakinye nanjye wanyigaraguyeho nkuko wigaragura kuki, ariko niba hari ikintu wubahutse kizagukoraho ni uwo mwana w'abandi ukozeho. Uri guseka Kasha, uzicuza no kuba waramenye uwo mwana w'umukobwa Nyambo. Ntago uzikoze ikosa ukoze, ariko ugiye kuribona. Kasha, wowe ubwawe wikururiye ikibi. Wari usanzwe uri ikibi, ariko ukuriye ikibi kigenze cyawe mu buzima bwawe. Uzicuza ubuzima bwawe bwose. Ntacyo nongera kuvugana nawe. Yes, imbesire gusa. Umushenzi. Meze tesha. Meze neza. Mwanditse. Wari wageze rungu? Uyo nari meze neza musubire. Tuvuye mu kwitozo turaje wanda kuri. Turaje tugutemo urekire imigo. Wari wabona se? Cyana kimeze neza mwana. Abonye ko ntabwo uri kwibona mwana. Wow. Hano hanaba naryoshye hahiye. Yamabayiwe mwanditse go. Wowe tuza n'ugira ikibazo. Usirika mbabwira. Iki? Namba bari kuko mugari kumara ibintu ko nzaba amafaranga yose mushaka ariko nayo yumvira amafaranga ushaka amafaranga ufite angahe amafaranga ubwo se amafaranga ubwanga ku buryo yadusaza twumva karama miliyoni nyine shiri wanjye no mukire ni munshikije mukambana none ndabwira shiri wanjye nyine shiri wawe asaba amafaranga arenze nayo waretse suko abashiri wanjye ahubwo se shiri wawe ari niba ngutemo kuza waretse ko abashiri wawe Nahera. Ndakurabona ukuntu iki cyane cyiza. Mwana we ndi kwibona mwana we ntabwo uri kureba ahantu hose. Hano kabisa. Naba meze neza uzi nitayemo none. Muzi muri gukora ari icyaha. Byose byabaye ibyaha. Umuntu ararwana ngo ni icyaha, wakirira icyaha ngo ni icyaha. Nta cyaha giharisha. Wowe ugira ikibazo wowe. Umugisha. Uzi imigisha twagiye tubona mu muhanda wowe bagenda badutamo niki ari imigisha ihari ahubwo turaje kwereka niko boshera bamita muki afite amafaranga nukurana yafite miliyoni nangahe mukire ariko sitasi ama miliyoni yose mushaka ndetse ariko Nsabi we ngwino nkubwire babara ko gukora ibiryo bya nyina niri ngwino nkubwire babara nkubwire ngiye kubwira mbere ko kubwira ibiryo
buretse kwifata buretse ibintu by'agahinda bireke wirakara ibintu by'uburakari ugiye gushira sa nyaguhambirwa nyagukubitwa n'inkuba yangegera cya gicucu kasha kasha uri guhunga se wunga iki ubu ngubu urugamba ruratangiye kasha niwe washimuse nyambo oya ugi iki ko muri ufite ubwoba hama hamwe ubu tugiye kurwana urugamba kandi tugomba gutsinda naze ibyo ubikuye nsa kasha none hamaze kumpamagara amaze kumbwira ko ari we washimuse nyambo aramufite kandi mu maguru make tugomba kubona nyambo ngo yongegera singushaka nta kintu kimwe ambwiye ashaka gusa niwe umufite nukuri mushiri wanjye n'umukiri kazaye bandabizi none se ubwo wowe ugiye kuvuga ko hari ikintu we twagukuraho cyatanze ngo gutyo umeze n'iki n'aya mata bifite n'icyo urabona ibyo bintu byadukanga ayo mafaranga uri kuvuga nangaye ku buryo yama amafaranga arenze yo Imana mushiri wanjye bamafaranga nka miliyoni niyo mwashaka 20 yaziba mushiri wanjye n'umukire n'ukuri byiza cyane ese uboneka mubaze iyo kuru umeze ugutyo kunguku wowe ubundi ndaza mu butereko twebwe niko urareba ugasanga twakangwa n'aya mataye n'iki ngo nuko urinze twebwe turi abantu barakaye nta muntu ujya udutera imwe ibyo waza kubitubwira twebwe kuko nukuri ngiye mfite sheri ariko sheri wowe byabasheri uri mu ngo wowe nta mungu wowe nta ndasheri wawe ngo ngugu wapi nawe kuntu yaba ameze amafaranga se yakora he ushaka gushaka iki ufite sheri ama miliyoni amafaranga iposita simbo kuri sheri wanjye mushaka mwanyumva n'ukuri uko uze urareba ugasanga wadukombeka ubundi we nuko utari kutureba twakwica wowe twakwica wowe umwamba bariye ko agaciro kandi bubaho umugisha okay agaciro gafite imbere ya shere wawe abo hano byarangiye azi ko twakangwa ngo n'amataye n'iki ngo turi abantu ngo bafite imitima yoroshye twebwe uratuzi we nuko utari kutureba ntabwo uri wa mbere ugeze hano ntabwo uri wa kabiri usenga Imana ahubwo nawe kugenda neza utababaye ngama miliyoni bro ama miliyoni ese ndeka mubaze undi ufite amamiliyoni angahe hajya ngo shere wawe wowe ahubwo uvuga ngo mundeke cyamunyikeza nawe nashafite nta kintu ufite cyo kuvuga nta kintu ufite cyo kuvuga kutavuga nabasabye imbabazi mwazinyimye imbabazi twese turi imbabazi urabona turi hano kubw'imbabazi nukuri Imana yawe umugisha kandi bakora n'ibintu birenze imwe uzi ibintu Imana yagiye dukorera yaratwakije twaratse nuko utari kutubona ugiye ubona ahantu twagiye turya abana batanje usibye wowe uri muraza wivugisha mu imbabazi ngo Imana ngo iki twese ibyo turabireba twebwe iyo umubaza icyo ashaka ari kuja kwikorera umwana w'abandi yazabyara abe akazajara bazengurukana iyo ashaka turarinda tumubaza icyo ashaka se ko twe dufite icyo dushaka turamushaka iki twebwe dushaka icyo dushaka turi kureba kandi satani ateraga kwinshi niyo ducakiranye nka muri batango nsabi yari basa umuntu rekana n'ibyo kuri batango muba abayobozi bazongera bambwira ngo nsabi wagwanye kasha turi kureba rubanda bamenyaga kwibambura uwaje mubi aje kwendi iyi dosiye yarayirimo aratinyuka bamenye amakuru ko bagiye kumujyana ku bitaro ntabwo ntegereza ko aricyo kintu cyatuma mushimira ku bitaro se yabaye bigwiriye nabyo wasanga babimenye nawe dore ngo n'inkuta ngo zigiraga amatwi bakaba badashaka se ko avurwa ngo akire ni hahandi barabeshya ishiraji kiriya kigabo gifite ubwanwa butatu kiriya kigabo kibisatsi
kikaba kitagiraga ikinyabupfura wajyaga mu kiliziya ushaka mu kiliziya kwenda yiki kuri iki kwera wirwa gurazenguruka umujyi wagukatishije amaguru ntacu uri gufatamo batatu Suzi n'ikintu urarunura mujya ari muzima Imana ikubabaye Imana ako bro harizo ntabwo uri imanzi wanjye imanzi ndi imanzi muse uhuye ngo nawe kana mu rugo bonaga ako uri se ko ndi imanzi ntabwo twahuza n'icyo Mana we oya ibyo bintu ni ibyamye izina rya Yesu ibyaha oya ubu aho ugiye guhura n'umuvandimwe noneho wisobanura wowe mureke ngenzi imanzi uzaka kanya ntabwo uri kumureba ibintu agiye gukoramo umupira ntabwo bari mumureba ibyo bintu umva ceceka kumvira gake ngendi imanzi wowe urisugi waretse tukareba oya ibintu kari kunyigira Mana wese umwana baye ibintu yakuyemo umupira wo ari guhamura aje kwera waretse yikurikirana umuvandimwe shaka wasare byakira Mana n'abantu Uzimana agize Imana nuko twananiwe tuvuye muri tizi ariko nitugaruka mfite imbaraga ibintu ndi bigukorera twigendere muri naho urajya ubu niyo ndabambura ko wagenda ndaje mu kanya Mana nkuko kwiye byose biri kumbaho kubera iki ko nagusenze nagukoreye nta kintu kibi nagukoreye nk'ubu uri kumana nziza ikigo wambabari ukanabara basi gukora igitangaza katari cyo gitangaza cya mbere cyaba kibayeho Mana wadutabaraga mu minsi ya kera nanone uzaturegere tugeze ku gupfa nanone uzaturegere tugeze ku gupfa imyaka ijyana iby'isi nk'amaso urura bikibagirana vuba nk'inzozi z'umuntu Mana ubwo ndi kwibagirana n'ukuri basi mboro imbaraga zo kuba muri ibi bintu Mana we ko wambukije Abisirayeli inyanja kuko ubu ngubu nanjye unyambukije ibibazo wabiki Mana ndengera pe nangiye kwiheba ejo bundi nagiyeyo nsanga n'ubundi situwasiyo iracyari kwa kundi nta makuru na make bafite ikindi nanasanze iyo nsabi wenyine kandi nsabi nawe urabizi ntabwo ari umuntu waganira ibintu bizima yakubwiye ngo yarambwiraga ngo baracyari muri process zo kumushakisha ariko urumva nta kintu kizima urebye twaganiriye ikindi nawe twavuganye kuri telefone nawe yari stress mu mutwe nta kintu kizima yigeze ambwira bose bari bapanitse ndi kumva mfite ubugome ndi kumva mfite umutima mubi ndi kumva
sinzi ukuntu abikubwira. Gusa byo birumvikana ariko ikintu bakagombye gukora nanone ni uguturisha ubwonko. Kuko muri situation nk'iyi ngiyi nanone iyo ugiye nawe gupanika utuma situation iba mbi kurushaho. Kugeza gutuza ndi kugeza kugaruka mu kazi byuze ngo gatume nagira ikintu nekereza. Ariko ndabona ndi buze kukangiza. Sinzi gusa nari mfite igitekerezo sinzi niba bishoboka ko umuntu yagenda nibura baza nko mu mavuriro kumva ni wenda ko yaba yarakoze accident bagatamu ko ari umuntu akora accident bagatamu mujyana kwa muganga kandi Nyambura bizi ko kubera kutabona wenda ashobora kutamenya uburyo asobanura wenda umuryango we ko ryo bawushaka byihuse. Mu mavuriro yego nasi ubwo yakora impanuka aho hafi muri quartier kayikorera hisi yaramusize ku muhanda kinda kubije kugira wenda n'ubwoba yari afite kuba bashobora kuba bagiye kumubaga bakamuvura amaso hakagira ubwoba akavuga ati rero ikambaze ngi kuri relaxing kugenda akahita ahura n'umuntu akaba mujyanye ariko kwabaje mu baturanyi baraye bari gushakisha nta muntu uraryama. Sibyo biracanganye pe kuko iyo uganiriye na Nsaba bakubwira ngo yamusize ngo ku muhanda ngo yibagiwe akantu ngo asubira mu bwo kaza nagarutse aramubura kandi byari bari muri quartier wa mugani ntago ari ahantu yabura ko quartier yose iramuzi Nyambo hariya quartier yakuriyemo baramuzi. Siporo nakamwamaye Ungako nyiko kaguhindura umugabo. Umugabo ariko ngwaho ngwira ndi kunywa papa ndi kunywa. Ese uheruka kuvugana na mukuru wawe Yanike? Ndi mukuru wawe ugereza ubwo muherukane namusanze ku kazi nitwe tujya kuvugana bindi byatanje. Hari ikibazo afite? Yigeze kuganiriza ku by'umukobwa akunda Nyambo? Yes. Yaramubwiye? Yakubwiye se uko ameze myaka ye cyangwa ibindi bintu? Papa byane yabimbwira. Kubera iki? Gusa yambwiye ko afite ngo mwe kutabona nta bindi simuzi na n'ifoto y'inzi sindanamubona. Okay. Urasabwa kumuba hafi rero. Afite ikibazo? Yanike cyangwa Nyambo? Yanike. Afite ikibazo gikomeye cyane. Ameze nk'uwasaze muri make. Ameze nk'uwataye control. Ese byagenze gute papa? Ikibazo nazi. Nuko naherukana. Okay, reka bikubwira. Kugeza kuri umunota ntawuzi abana bari bo, ntawuzi kampani bakorera, ntawuzi iki ariko Nyambo baramushimuse. Papa. Arebye mutase mu Rwanda baracyashimuta se? Mu Rwanda. Nyine ntukumve ko ibyo utarakora cyangwa utarakorera bitabaho. Buryo uramushimuta akabura nka bimwe nyamara muri filime. None se reka nkubaze ikintu. Urusha mukuru wawe gushakisha amakuru. Nta nibyo ukora akaza akakubwira ati ndarimbizi ko wabikoze. Ntabwo murusha narabizi ko andusha n'uburara. No menshi cyane. Muri ubwo burara bwe rero bamuciye muri humye bashimuta inshuti ye Nyambo. Niyo mpamvu mubwira ngo mube hafi kuko aragukeneye. Muzi kutabimbwiye. Kwasi ko mba mu biryo bwo nziranye n'abarara benshi dushobora no gukora uko nshoboye bakanamuhiga kuko kitigeze abimbwira. Niyo mpamvu mubwira ngo ameze nk'uwataye control. Kuri aka kanya si ugomba kuza kukureba, niwe ugomba kuza kumureba. Kuko afite ikibazo. Ndaza kumureba ndamuvugisha ngo zara bitubonane. Ariko se ubundi njye ntabwo mbyumva. Ni gute umuntu ari mukuru wawe ukaba kubwira ati mfite umukobwa w'inshuti yanjye ntubashe ubuse wasanga nawe umutenda. Ibyo bintu byakwitwa ngo iki? Sa makuru n'ubushini mama. Ni impamo da. Ariko muri buye ryagaragaye nawe ribagacisha isuka. Sinatinya gatwara undi bari kimurika. Aha. Wamenye ngo uya satani yakukiye muzi ngo hari ico atakora niyo ryaba riri kuva. Nasugo ngundi bari bagiye. Reka nje nari ngarutse hano ngo gufata amafaranga kubera twari tugenga yibagiwe. Turi twahoranye turi kumwe. Ntabwo ugeze umva atakase.
reka ntuzahubwo ibyo bintu byaba nkabyumva uwo muntu akamujana koko agaba wamenya da ahubwo se kankubaza none hari amakuru nyine mufite y'umuntu wamutwaye nyine amakuru afatika atari ibintu byo gupadirisha ibuye ryagaragaye ntawe ribaga ricisha isuka wamujanye ariko nawe asa nkaho yikojeje icuma kiri kwaka ku kanwa ubuse ntiyaba yamuhemukiye bureke witurize ibyo byihorere yakinishije benshi yanakanze benshi none se hari inzego mwegereye cyangwa mwabicitse mu bigumisha no mu rugo bati nikaje sindi bapfa kumumenya ugashamana kandi narababwiye ngiye burana njyega murabura buri munsi mubwira uriya mugabo mubona inshuro ya mbere abonye ko ari ikibazo uramuzi se uwo mukasha kasha twahuye bwa mbere teraho n'umuntu wangaha ari kunyereka ifoto ya Antoine urumva neza ariko narabibonye mu maso ko arafite umujinya ahubwo papa njye mfite ikibazo ako ntunseke kuko maze iminsi mbitekerezaho urumva Yannick yambwiye ko akundana n'umukobwa witwa Nyambo kandi nanjye umukunzi wanjye afite murumuna we witwa Nyambo. What? Ahubwo igitangaje wenda kwitwa Nyambo ntabwo ari ibintu wenda byatari ko hari n'ababubo benshi. Igitangaje nuko bose afite umwuga wo kutabona. Sinibaza Yannick abantu batabona bose babitwa ba Nyambo. Ko bimeze? Oya. Nyambo ni izina bwite, ntabwo ari izina rusange. None se byahura gute ko girlfriend wanjye afite muri witwa Nyambo na grand frère afite umukunzi witwa Nyambo kandi nkunda kujyayo? Ubu Nyambo sindamubona na Yannick nturahurira. Narabikuriye numva nago biri kuza neza. Uwo mukobwa mu murenge kingana gute? Tubanije kinini. Ntawe urabizi sagazo zabaye ahangaha. Tubanije kinini cyane kandi njya kumusura pe. Nawe aza hano. Sindumva se yabaraje anga se Yannick akamubona nabimbwire. Icyo nzi cyo Yannick ateretayo yaba muzi. Kandi naramubwiye ko ngundana n'umukobwa witwanana. None rero kamureka ikintu cyose. Sibyo? Yannick bumwihoreye. Ahubwo agera umukunzi wawe. Sibyo? Ubwire kushaka kumenya famiye ye. Famiye ndayizi harimo abo twahuye. Ahubwo wenda nshobora gushaka uburyo menya Nyambo cyane. Nibyo nanya nkubwire none uzamenya gute kuko nuyibye kumushakisha azahita avuga ati umuntu arashaka kunca inyuma. Ariko numucaho uzamenya uburyo ki umenye uwo Nyambo nibinaba ngombwa umufotore utwereke tubwire se n'uyu nguyu tuzakubwira tuti n'uyu nguyu cyangwa ntagara uyu nguyu. Kubutereta mukuru we nta gitangaza kirimo. No? Ikibi nuko wabutereta Nyambo. Oya, namukuru wawe yitwa Nyambo. Yes. Nuko utereta mukuru uwo ngo Nyambo X tutaramenya n'uwuhe. Cyo nta kibazo kirimo. Ahubwo wowe gerageza mu gufasha Yannick uce muri uwo nguwo umenye makuru y'uwo Nyambo. N'est-ce pas? Yego. Byumvikanyeho? Si. None bibaze ninsanga nereta mu rugo hamwe na grand frère. Akana kumva gute papa? Bizaba ari byiza cyane kuko tuzabakorera rimwe. Abo se papa. Turishowa neza ko Yannick byamushimisha. Nuko mama yamakaniye. Sinzi. Yaje gusanga ari we. Iri joro nta kuba mfunze. Ariko n'undi wari wese ndetse n'uwo yari yamufashije naze kutumenyesha hakiri kare nawe ashaka kubigenderamo. Ko ari wese n'undi nta rukundo yaba amufitiye rwaba ari urwango. Kwenda niba yaranapanitse ko agiye kwivuza umuntu wari wese yabyumva nta muntu wamushyigikira mu kintu nk'icyo ngicyo. Bose umuganiriza ku kijyanye no kuvurwa kwiwe wabonye abyakira gute? Yabyakiriye nk'umuntu bikanze
kugira ngo wenda umuntu arebe naho yahera ashaka. Nyambo bwa mbere mubwira ko azavurwa yahishimye arasiribura ariko kuzibona nyine ntabwo ari kubimbaza cyane nyine ameze nk'umuntu witurije. Nyine bigaragara nyine yari afite ubwoko bashobora kujya kumubaga n'ubundi cyangwa se adafite icyizere cyo gashobora kuzakira n'ubundi simbizi. Njyewe ndamubwira ati ejo nzaza kugufata tucye kwa muganga arabyishimira. Nubwo bicaye n'abansabi ngo nsabatangira kumutera ubwoba niko Nyambo yambwiye ngo tujyane kuri boutique mbaze ni refreshing ubwo nyine numva imeze neza ngiye kwa muganga numva nuje ubwoba bwashizemo. Cyane ko kujya kuri boutique ngajya kujya gushaka ibyo ashaka kuko asanga Nyambo nawe. Nyambo kugerayo nsababwiye ngo Nyambo nawe hari ngo yamubuze. Ngira ngo wenda baranga mu baturanye cyangwa umuntu bari kuganira n'ibyo ndagarutse. Ko nanjye nafite ibyo natunganyije ahanganda we byuze bikaze bishaka kubura ubundi amasaha ataragera nuko nagiye kubanza kumufata tujye ahantu tunywa akantu hanyuma amasaha bajya kumukora operation yagere atuje ameze neza. Gusubirayo ndabahamagara kuri telefone mwamubonye wapi ngo ntabwo turi kumushakira. Twongeye kujya kubabera n'umugoroba bambwira ko bamubuze burundu. Umuntu utarabonetse ku manywa bikagenda bibaye n'umunsi wa kabiri Nyambo ataraboneka. Ngejeje kugaruka mu kazi ngo banishe ubwenge ku gihe ntekereze ariko ndabona bitaribuze gushoboka. Mumbabarire ntihagire ikintu kiza kugenda nawe mu kazi. Oya turabyitaho nta kibazo. Ko haramutse hagize umuntu uraza kuzana ubugoryi muri ino situation niko mwahita mubona shitani ndimo. Tubyumvikanyeho Dave? Ntugire ikibazo bose. Sinzi kumva ari akazi kangiritse ipfiriye. Yego. Sawa. Kandi ikindi nanone ukomeze wihangane ko wenda twebwe turabizi bo hejuru ariko abandi bakozi bakubona bimeze gutyo ntabwo byaba ari byiza nanone. Okay. Can go. Yes. Nico rero ngo cikaraza no ariko reka nkwerekeze buriya rubanda baze gushira amaboko mu muriro. Ahubwo se iki? Ko washaka izindi mikino zose wakina waje gukinira ku mwana w'abandi. Chazi ngo urano ni wacu hano. Ahubwo se kankubaza. Ari kumutonorara. Birabizijisho bakabinogora. Sefa kumamagara amasa nafite gahunda na Dave. Umva kumbaza. None uramuhati wanyu amakuru numvishije ngo kashara umugabo we nibyo. Ibyo bintu amakuru nako gazi kugenda kagenda kari ibintu bibera muri kayitsi. Ngaho zimeneza nyakuzibara. Numvishije ngo ni umugabo ngo yamushakaga sinzi wenda ibyo ugira wenda wowe wambwira ahubwo wowe ariko kugendera mu Kigali. Ye ariko nje hari icuco nibazaga nkanatekereza buriya rubanda babayeho batari kugamba babiki imwe zabajya zacika bagira ibihe bibazo. Nese ikintu kibi kirivuga kivugira heze nk'ibyo bintu ndi kukumva n'uri kantarange bibera gumungumu ago ibyo rero nibyo bigukomeza guhisha ibintu nk'ibyo ngibyo. Aha ibyo bakubwiye nibyo. None se ubwo none apana iki na kasha uramuhanti wanyu ituma ashobora kuza agashimuta na Nyambo. Reka kira kigabo ko nico ca Saddam Hussein. Ntamuze ko ari umwarabura ko ari umwirabura. Yakaraka bayoshaka ko ari umwarabu buriya ngo iyo tirike yo kubesha ko Saddam Hussein ari umwarabu kuki byari ibyo kujejisha ngo nico ca Saddam Hussein. Ushatse kumbwira ngo Saddam Hussein ari umwirabura? Uyu kasha ufite dreads zimeze gutya? Kasha uriya none kuki bahimbye inkuru bakayerekeza muri ubwo buryo nyine byari ibyo kuyobya uburari. Ubwo rero kira kigabo ngo nta gereza zibagaho ku isi batagifungiyemo, nta mirenge zibagaho batagifungiyemo, nta nkoni zibagaho batagikubise. Kandi koko mfite amakuru ngo yaje ahangaha avuye muri gereza. Ariko kikanga kikagira kikabibamba. Ubwo rero cabanaga n'uriya mugore uyu bagahamenya kikabana nawe caramubeshe ko nta hantu gihuriraga n'itabi.
ageze nyuma uwo mu Anthony afite umutima ukomeye. ageze nyuma avumbura ko iryo tabi koko arinywaga, uretse no kurinywa gusa anaricuruzaga akarihereza abandi bakaja kurigurisha n'ahandi guco. Ariko ateye afite n'abakozi benshi cyane benshi, kuno wana kwitsamuraga tukaja kumva me mu mazi wapfuye neza neza. Kuno bunguye mu mutima, ubu natwe tuza muri urugo niba zadushimuta bazabaha abanyukota. Ariko se Betty mubaze na n'uyu munsi ngiwe ntabwo ndagushira amakenga. Wenda ni we tekereje ko natinye ukanga kubimbwira, wambarira ukambwira ahantu nyambare kuko ko dupanga ibintu byinshi, wambarira ukahambwira. Oye windeba gutyo pe. Nase nkubwire ngo iki kuko Suzi. Uzi ko ari igihe uvuga ibintu cyangwa se ukora ibintu nkabura n'icyo mvuga. Hako si uwo Nyambo, ko Nyambo y'abanyambo kuri jewe. Kuki umva ko ari igihe wamujyanye? Wamugurishije nako. Hanyuma se n'igihe wishimiye kubona ntare nduzi ko ari intare, ese bundi turamwitikira. Yanike se niba ari intare, niba ari inzovu, niba ari imbogo. Nimbogo bundi. Ninge wakwishimira ko nkuramo amaso koko tuvugisha ukuri. Ngaho mbabara umbwiza ukuri. Reka rero nkubwire. Warose ko nabibwiye se. Ndabwira ni utekereze Yanike ageze urwego rwo kuzajya niga. Yampinduye umusazi. Akambwira ati harya ubyutse none cyangwa uracyari mu bitotsi. Ndamubwira ibyo nkubwira ni ukuri. Mubwira uko byagenze, uko namusanze muri koridoro, ukuntu yahise afata akaniga amajije, mbona yaba buri hari ukuntu agira gutya iyo ahise gutya akabona umujinya ukabona umwana bigenda bizamuka bikarenga, kandi yafite umujinya ntago yikontrola. Ndabimubwira ampindura umusaza arambwira tumva. Namwe uzi ikimenyimenyi. Uze kuza kubaza Betty ko atasohotse muhamagara, aramwe ngo kuki wagiye guhamagara Betty utabanje kumbwira. Ndavuga ruri muri mission wari wagikoreye hanze, nanga kwirirwa nkutesha umutwe. Ndavuga nuza ngiye bindi bubikubwira. Betty yaje aha ansura nkuko bisanzwe, ariko mbwa ati ihangane nyine wenda buri hano umujinya yari afite yamufatiye hanze, yaramukuyemo amaso. Ese mwagarutse. Nizo ndirimbo uri kuririmbisha hano buri muratera ndagahinda. Ubuhoro muhemba itabi buri munsi. Urumva ushonje se? Yego. Akiramo itabi niba ushonje. Natagushaka. Izina rya Yesu n'umwami itabi. Izina rya Yesu. Arambwira tumva. Aramaze. Yego ma. Aramaze niko yahise ambwira. Yambwiye ngo aramaze ngo ubu nuriya mwana ngo nuwo kundindira urugo. Nuko yambwiye. Ndavuga ngo ye. Arambwira tundi muri mu biki mwaretse umufiance. Niko yambwiye. Ndamubwira nukumbwiye, arambwira ati niko nkubwiye. Ahubwo ninongera kumva utuntu gutya kuri Yanike ni mumureke. Nzakwereka ibintu yakunize, ngiwe nzakuniga ishoze twarwaniye ahangaha. Umva ndamusunika, reba imbaraga za gusunika umuntu ngana kuri. Natekerezaga ko nankubita urushyi rumwe hitanuma bakakubwira ngo umva birarangiye, ariko navuze ngo ndemera mwihambaho arandeba aranyihorera arumirwa. Nawe ubona muteye nk'ubwo. Suzi uzi ko ntangaye cyane. Uratangaye. Adolphe uramubwira ngo umubwira ibyambayeho ukuntu yamvudukanye yendaga kunkuramo amaso. Nyamara Adolphe aranyanga. Uriya umugabo wawe aranyanga shaje. Ntagwa kwanga aragukunda ahubwo umva. Nase kucyashye umwana we reka kuri Yanike azi ko ari mukuru, azi ko amaze kugera ku rundi rwego, azi ko tutagomba kumujyana gutya, azi ko agomba gukora icyo ashaka cyangwa akavuga ati ndakora iki kandi tukagishyigikira kubera ko amaze kuba mukuru.
nibyo ntutekereze ko hari n'ikindi mama yani ibyo bya Adolphe reka tube tubishyize ku ruhande Nyambo turamukura he ntago mbizi pe ndakubwiye ngo twagiye mu bigeragezo byinshi tugenda tubisimbuka ariko kuba Nyambo atagaragaye na bya bindi twivugishaga twagiraga gute iyo ahubwo basi wenda banabonaga n'uwo murambo we nibura tukamenya ngo babonye n'umuntu ariko kuva yabuze nta nikizibiti nitwebwe bari gukeka umva rero tujye inama tujye tuganira tuvuge ibintu dusubira ibindi mu rwego rwo kurengera ubuzima bwacu hagati yanjye nawe urabona ko turi mu mazi abira dushyireho itangazo ndemera njye kuri polisi kame mushyireho itangazo urashyiraho itangazo nyine dushake Nyambo none urashyiraho itangazo bavuge ko uri nkande wo gushyiraho itangazo ryo kumushaka none se sijye ugiye gupfa Erega ruansekeje erega nibe na Adolphe bazakuvuganira yewe kuko umugore ntago ari mu muryango muzavuganira ntaga mvuganira ahubwo nanjye nakongera no kubivuga se tumureke tureke Nyambo komeza buri twamushaka bucece naho ibyo kwangura shyiraho kunuza kuri polisi bahita badukurikirana bati ubundi mwajyaga kumushaka ari uwanyu uyu mwana w'umukobwa yaburiye hehe ko bose ni Natasha si ako wazahamagara Bobo nkamubaza Natasha se ko yibereye nawe Dubai muri business urumva ibyo bintu yabikuraho byo kuburisha Nyambo buse dukore ariko nawe ugomba kumubaza wenda afite wenda nkabo yakoresha akavuga ati mwe mubitse wenda katwibara akavuga nge kuko yigeze kumbwira ngo ngiyewe ndashaka mbyikurikiranire uyu mukobwa ufite ubumuga bwo kutabona turamukura hehe Nyambo vuga igipafu wo kuvuga n'ubumuga Nyambo uri hehe mukobwa mwe Nyambo boneka kuko nutaboneka njye ubuzima bwanjye burangiye yanika azanyica Nyambo mana nzajya nikuzimu nibwo yarakize Neze neza. Sinabwiye ko na Yesu hano. Sinabikubwiye. Nzi Nyambo zo hano. Uyu muceri narinzanye nawe usubizayo. Iyi pira unayikatisha inzara ikakwica. Uri kumva? Mama bari kumaze iminsi nari. Sibyo. Usura ashobora kwitamika. Hasi nambura gake. Ambura gake. Wese kutancika. Okay. Urarya ipira utakarabye intoki. Nta kibazo. Nta kibazo. Raki. Niyo pia. Nisa ni muri restaurant. Hano waje kwishimisha. Sumuracho n'umurande hano. Umenye ko uyu muneke uriye. Hiyongereho ibihumbi 10 ku mafaranga wari kuzama. Umuneke uririye muri hoteli y'inyenyeri 8 utandukanye n'umuneke warira he hari muri quartier cyangwa ku Banyagataro uri kumva? Nzi umuneke ugura ibihumbi 10 muri hoteli. Anisune abantu wicaye uraho ngaho uri guhumeka neza nta kintu kimubaye. Nzi ndi muri hoteli. Ndimbona nakongeza itabi ryanjye rigura ibihumbi 7. Nta nisune. Ndari itabi nanyweye. Wiki? Imwotsi sana guri kumva. Uri kumakanya. Uri kumakanya hano. Nari mwe. Anisone. Umuneke ugendeshe neza. Ntutekereze na rimwe kujya kuri toilette. Ugumane mu nda. Uzajya urya umuneke umwe ku munsi. Kugeza igihe uzapfira. Nari manundi nago ndi gusaka kujya kuri toilette. Nguhereze iki? Ngwe nundi. Nago gusaka kujya kuri toilette. Ako Nyambona nakubyaye. Ko nakwemereye ko nzakubyaza nge nakubyaye. Waje ryari se? Azu umwanya muto. Bwarakize. Meze mute namwe? Ya? Sapa.
Amakuru ya Natasha. Natasha arahora i Dubai muri business yakoze safari yagiye kuramba. Ndabyumva ko yari yambwiye ndashaka gutangira business ye. Urumva ko yahise abigira vuba vuba. Inkwakuzi. Namwe se akazi karagenda? Yeah. Kuri ubu ngubu kari kugenda nta kibazo. Okay. Agenda. Ambaza Imana ire? No, bet. Amen. Suzi ntimwandeka nkagenda ariko yibutaga. Ese ugiye kubera ko njangazi cyangwa nongere ngende se mukomeze muganire? Oya n'ubundi usanze nihuta ntabwo nari gutinde hano. Nta gahunda nifite yo gutinda hano. Mwanyemerera rero nkagenda kuko mfite ibindi bintu ntegereje hanze byinshi. Ariko byibuze wa minota 5 tukaganiraho gato. Oya nta kibazo. Ntabwo ari nyinshi. Yeah. Ubushize ubwo uheruka ahangaha byagenze bitewe na Yannick. Ntabwo na n'ubu biracyari ibintu bivangavanze sinamenye ibyo ari byo. Ariko nk'abantu bakuru bifoke tuganira tukareba uko ibintu biteye. Nyine yaje. Ni Betty nabajije. Hasi papa yanigiye nibaza ko mama Yannick yabikubwiye. Numva atari ibintu ngomba gusubiramo. Gusa ntabwo nari nzi ko mwareze umwana wanyu kuriye. Naratunguwe cyane. Tugerageze kubahana no kuba abantu bakuru. Sibyo? Nimba mbikubajije nuko nshaka kumenya inkuru nyayo. Kundi ashobora kubimbwira n'amarangamutima yiwe asanzwe nzi ugasanga inkuru igicika buri kamukuntu. Ariko wowe nyirubwite byakabaye byiza ubimbwiye tukamenya mu buryo tubitwaramo nta kibazo. Gusa se kubisubiramo se n'ubundi kintu ntacyo bimaze. Ubona Yannick umwana nareze erega nubwo ntamureze twa papa Yannick mujye mwibuka imyaka tumaranye ariko wibuke Suza ajya kumufata kumurera yari uruhinja nanjye naramukikiye yaranyariye yaranereye namuhaye amata ashonje umwana naramukikiye namushyize ku bibero byanjye atinyuke kuvuga ngo yankuramo amaso ngo nimvuge ngo aho nashyize umukobwa w'inshuti ye. Ese kutavuga ukuntu yakwirukankanye n'inuza ahantu hose nari navuga ikize ariko nibaza ko amakuru yanayamenye kandi naratunguye n'ukuri wamuhaye amata yashonje. Ariko se noneho tugaruke ku kintu. Nyambo ariye. Ariko si ikintu cyose kizaba kuri Nyambo ni Betty. Nyambo yabuze ni Betty. Nyambo yarwaye mu nda inzoka zamuriye yari ibijumba gize inzoka ngo Betty yamuroze. Nyambo yasitaye ngo namuteze ibiti hasi. Adore urambaza Nyambo mukure he? Reka rumbagira inama mwembi. Kandi inama nziza itarimo ibindi bintu by'imicanga. Yannick ndamuzi. Umujinya we ndawuzi. Nimba umwana atinyuka kumbwira ngo harapfa umuntu. Si ubwa mbere iryo jambo ryumvise muri no famille. Nasi ubwa mbere byumvise. Kuri ibyo rero mbagira inama nimugerageze muzane. Bitari ibyo imizingira bamwe imyibano. Betty zana Nyambo. Suzazana Nyambo w'abantu. Nawe zana Nyambo bari kumutubaza turi babiri. Suzana zana Nyambo w'abantu. Nawe Betty zana Nyambo uri kunyumva? Uri murambwira gutyo urujya ngo mbigenze gute ko batwihaye? Ariko se umwana reka manze nanjye mubaze. Ntabwo ndi umugore wawe ntabwo nzi. Ubu nakora ikintu iyo nanagikoze. Niyo ngiye kukubwira ubu umaze kumenya icyo ngiye kukubwira. Ubu nafata Nyambo nkamuhisha gute? Iwabo sinahazi. Nahize imyaka kugeza kuri uyu munota. Ntabwo ndahamenya. Nose nanjye kubaza. Muri miliyoni 14 zituye kino gihugu. Nimba atararengaho n'ibindi bintu bikeye. Ni gute Yannick yifata akavuga ngo mwembe uko muri babiri. Muza hano Nyambo. Erega impamvu ari arabivuga. Nuko nigeze kumumubuza kandi urabizi ukuntu yaje
nabona ameze kuriya n'umukobwa mwiza pe nabona ameze kuriya nkamumubuza nkahora mumubuza rero niyo mpamvu arimo aratekereza ko wenda hari ikindi twatwaramukoze sinzi iwabo sinzi n'agace atuyemo yarahamije nashyizeho abantu urabizi n'abakozi bakora nabi nabashyizeho kugira banshakira ahantu Nyambo atuye banga no kuhambwira ndahabura kugira ngo wenda nzagende mutere urwamo bwende sinshaka kuri ko kumwe n'umuhungu wanjye ariko nabahabuze ariko kuvuga ngo turamufite ngewe nawe ni gute se twatumufite akaba ari hehe très bien uvuze ikintu kiza cyane washyizeho abantu bagiye kukureba yes mbere nabishaka arabizi kandi nawe narabimubwira ngo kugira ngo umubwire ngo iki kugira ngo nibura umubwire ni sinshaka yuko ugomba kuba uri kumwe n'umuhungu muri essence muri iyo sanse yo kumutera ubwoba okay nimba ari uko nguko ibintu bimeze rero zana Nyambo ntabwo zaharari ariko igihe nabikubwiriye ntabwo ubizi Betty wanyumviye koko Adolphe nawe Suzana bibi bwa mbere n'ubwa nyuma mumbaza Nyambo ariko se kumwindutse ati ibirahure byawe Adolphe nawe Suzana bibi bwa mbere n'ubwa nyuma mumbajije Nyambo ariko se nawe urabinere suzugura ngende uko nguko reka nkubaze ngende umwicanye niko Adolphe kuva ryari wumva ko nica umuntu kandi uranyanga wowe Nyambo njye narakubyaye ko nakwemereye ko nzakubyaza njye nakubyaye ese muratera imwende hano hari se uraza muri hoteli y'inyenyeri icumi ukaza ukitwara gutyo ese ubundi uzangumisha hano mpaka kugeza ryari ko ari amafaranga n'ubundi batazayabona ntabwo bazayabona Nyambo ngiye kukwica mwana we basi oya okay tuzayashaka basumva nkubwire nta kibazo niba yagumane nyine amafaranga gikeneye ngiye kukwica kashamva nkubwire byo nyine kugushyingura ikibanza amafaranga kigomba kubahagarara uri kumva umuntu utareba ikibanza we miliyoni 2 kashamva nkubwire uko nibabare basirika nkubwire nibaze ko hanzanye hano ariko wagiye kujya kumvuza amaso kasha niwe n'ikintu mfitiye amatsiko mu buzima ni ukongera kubona bakuru banjye barakuze mfite amatsiko yo kureba ahandi mfite amatsiko yo kureba mama mfite amatsiko yo kureba umukunzi wanjye hasirika ngufite ikintu kimwe mu buzima cyane ndakiguha Nyambo n'ubundi kasha nta muntu wagucika wabishatse n'ubundi wakongera ukancimuta hasi mbabarira ureke bagende bamvuze basi nimara kureba abo bose hasi nzapfana amashusho y'abavandimwe banjye umubyeyi wanjye n'umukunzi wanjye mu mutwe ariko winyica pe ntagiye kubabona ibyo nyine kasha mbabarira ni ukuri nta kindi kintu ushaka kunsaba kasha ibyo binkore abonkorera ikintu gikomeye kuko nibo bantu ba mbere numva mfite amatsiko yo kubona Nyambo iyo nkuru inkoze ku mutima ku rwego utabasha kumva pe ukeneye kureba kwishimana n'abavandimwe bawe uwo boyfriend ukunda mukongera mukarebana ese kuki ibintu ntabitekereje ko bikeneye hasi ndabikubwiye mbitekereje ababarira ndakwinginze Nyambo kasha kurera Imana nicyo gihe ngo witahire pe naragushije kuba naragushimuse kumbe rero ugiye kuvura amaso Igo kasha mbabarira n'ukuri mbabarira ndakwinginze ese gutabimbwiye kare simba narakurekuye iyo gahunda yo kuvura amaso ukareba Igo kasha ngo basirika ngende mbabarira mwize muri santere cyangwa nyuma kuri sikari hafi ndi kukubaza inzira yakugeza ikuzimu neza maze mwana wenda abantu hani isoni ushaka kongera ukareba wowe ushaka kumbona cucumuza nshaka kukwica ku buryo uzazuka ku munsi w'umuzuko ukambona ngutambukaho ninjira mu ijuru wowe uri kuzimu kasha n'izina ry'Imana nta juru wabona nta n'umwanya nabwo wo kwicuza amabyo ukaza kumusesema hano ngo mfite ko ngo nyanga boyfriend wanjye ngo nkamureba ngo nkareba ngo avanye ngo apfa n'ishusho yabo
Kasha wakoreye Imana kuko. Nkorera Imana? Imana igukunda. Ndeka nkorere Satani. Uri kumva? Satani ni we nzi. Satani ahemba nabi Kasha. Ahemba nabi? Biri kumanura hano wowe? Bona aragukiza uno cyufatisha ngo nise nabara kumva tugamba twawe. Kanze nkwereke ibintu ugiye gukorera. Nundi munsi mukaze kumenyera. Si nkudi nkuru ziteye impuhwe. Uri kumva? Uri kumva? Ntago nishimye nukaze kunera inkuru ziteye impuhwe hano. Kasha mu rugo barambuze nuko. Aho mu rugo bagize ute? Barambuze. Ntabwo reka ngiye kubasura. Kasha oya. Ngiye kubasura nzane n'undi umwe. Uri kumva? Kasha guma hano mbabarira ndakwinginze uya n'ingoro nikajone. Kasha wijya kubabaza mbabarira ndakwinginze. Kasha mbabarira. Ndege kujya kwaba. Kasha ora uri kumbabaza bihagije urababeje bihagije guma nenge wabandi wibayica. Perina aramufomboza miliyoni. Kasha. Kambanze ngereye. Kasha wambabariye koko. Nongeye kunkora. Kasha waretse abantu ko nta kintu bakoze waretse kubahora ubusa. Wanda pe ngende mu myirundi nta kintu mbamari. Kasha nta mumaro mbafitiye. Ariko baraho bafitiye umuryango umumaro. Nabo mumaro mu rugo. Njye n'ubundi wenda nabarushaga. Nari ikigerageza kuri bo Kasha. Adolphe nawe Suzanne biba ubwa mbere n'ubwa nyuma mumbashije umukobwa witwa Nyambo. Ariko se kubishyizemo ngewe kuko ureba barimo baramushinja ngewe nawe turabizi ko nongere mbisubiremo. Suzanne Ado njye ndi umwicanyi kuva kera unzi. Komeza. Hari uko ndi umwicanyi ubukungu bwose nagezeho amafaranga yose nagezeho hari igihanga cy'umuntu nishe. Ndababwiye ngo mugese ubwino ntabwo burera. Ariko se ugiye kugenda no muri iyi mvura mbabarira wicaye imvura basi. Imvura afite imodoka. No mbabarira n'ukuri kw'Imana ugendamo ntabwo ngomeza kwicara no mushinja umuntu ngo ngiye ngo namubura. Ubu se ngiye ureka mubwire Petero ngewe banza ngwino ngewe nanjye mbabarira undebe. Mama ni mureka agende ku n'imvura ntabwo. Oya ntabwo mureka agende uyu ni inshuti yanjye nawe. Reka nanjye yitenda nabisubiramo pe. Murimo muradushinja uriya mukobwa tuzi. Ntabwo tuzi ni wabo. None ni inshuti yanjye iri kuza bwa mbere yanikara yirukanganye nawe nkaho wavuze iti ni papa reka nze mubwire umujinya ugabanye tubanze dushaka umuntu. Ese mwungu ibintu murimo murankorera gutya nimusanga atari ngewe bizagenda gute? Bizagenda uko bizabyagenze. Okay nanjye nakwihorera noneho mbikubwira dore nguyu Betty nanjye nakwihorera. Yego wakwihora mu bintu udasanzwe uko. No nyine nanjye nabyo nsanzwe nkora ko byatuma mbikora none ko muri kunkorera ibingibi mwego. Reba ukuntu uri kunkoza isoni imbere y'abashyitsi. Ikintu kinabagaragaza ni ukuntu muhise mutomboka muzamuka. Nikerekana ko hagati yanyu harimo ikintu. Noneho ngere mbabwiza ukuri. Sibyo? Kugira ngo mbarinde yuko Yannick yagira ikintu kibi abakorera. Mbaha amasaha 72. Nyambaba yabonetse. Ayo masaha 72 arahita hazaze andi haza ndi ntabwo tuzahana ari ikintu cya kabiri. Sindi umuzamu we sindi umurinzi hano wo muri famiye. Uri kunyumva wanjye wajyayo wenda ngo ndasabirizeyo mbikubwire none hano sha niko bimeze. Izo mbaraga ukoresheje ubivuga iyaba warazikoresheje kuva nkikurongora tuba dufite indege nk'eshatu. Murazana Nyambo nawe tuzana n'umwana wawe mubwira uti nushaka kwikora mu nda anyice maze tuzarebe muzawe twemera no hatwica twemera twice dufate urugamba nitwe nawe fata hano mwereke urugamba n'urwacu maze turebe. Ntawe utinywa erega iyo umuntu akomeje kwirukankana kumara ubwoba yewe nshize ubwoba nushaka wowe ubivemo. Shamureba se ibi nibyo mbashaka bagicucuwe ibi nibyo mbashaka uzi ko oya nyine ntabwo mazi ariko nyine tugomba kwereka ko natwe nta bwoba dufite. Uravuga icyo ariko umva uhumura ariko uzabikora kandi bizagenda neza. Nyambo guteka hari umushaka we ntabwo mubana ushobora no kugira utya akaba yanakubuza akaba yakubuza kuza sibyo ariko wowe kwigumira hari ariko ngewe mba ntetse mushyira n'ibyo kurya yafata n'amazi yabirindutse akayamena. Turamubona yewe ariko shana ko tumweretse umujinya umutima wanjye kirakwita ngo uzi ko usigaye ndyama najya ku buriri Adolphe yandeba gutya harara ntasinziriye kugera mu gitondo. Turamukurahe ntabwo mbese wambabariye kuko ukareka kubahora ubusa. Reka ngereyo ndikumva. Kasha wambabariye basi nyica njye ureke guhora bari abantu ubusa.
ndakwica n'ingaruka ngusize amaboko afunguye kugira ngo uhumeke uri kumva kandi ikindi uri muri etage hejuru uri muri floor ya 42 uragerageza gutembera uraza kuba wishe uri kumva niyo mpano uvuga ntabwo yakumbaza turi uri mu giti hejuru mu ishyamba rya gishwati uri kumva nakuvanye ku nkombo watugoye nkunyuza mu mazi uragerageza kwiyahura ni akazi kawe uri kumva tegereza nkwice ni wice